hari abantu bafite ideas nziza ariko ubuzima bwabo bwose babumara bategereje igihe cyiza. Niba uri umwe muri abo, wumve ibi ngibi. Hari umuntu ushaka gutangira business akavuga ati reka mbanze nitegure neza. Undi ushaka kwiga akavuga ati nzabitangira igihe nzaba nikosoye. Buri wese abategereje ikintu kimwe, amafaranga menshi, confidence cyangwa se moment perfect. Ariko ikibazo ni iki? Igihe cyiza abantu bategereza kenshi ntabwo kijya cyiza. Abantu benshi batekereza ko abatsinze bose batangiye biteguye. Niba ari umuyutupazi akaba yaratangiye afite kamera nziza, niba ari umucuruzi akaba yaratangiye afite amafaranga menshi. Ariko ukuri ni uku, benshi batangiye bafite ubwoba, batiyizeye neza, bafite 0 subscribe, bafite 0 clear, bafite experience hafi ya ntayo, ariko batagira anyway. Aho rero niho ibintu bihindukira. Ntabwo utangira kuko witeguye, uritegura kuko watangiye. Niba utegereje igihe cyiza ngo utangire YouTube, utangire business, utangire ikintu icyo ari cyo cyose wapanze kuzakora mu buzima bwawe, ntabwo igihe cyiza kizigera kiza utaratangira. Wumva ibi, ureke ibinyoma. Ntutegereza igihe cyiza, tangira. Igihe cyiza kirakurikira ibikorwa byawe. Ese wowe utegereje iki ngo utangire? Niba nawe uri muri ejo nzabitangira sako, andika ndabitangira uyu munsi muri komenti. Iyi ni Venados Click Diaries.